Bretse gato ndagira ngo noneho ngusobanurire ku bya ya video mwagiye mubona izenguruka ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko uwitwa Uwanyana Asia ngo ari koza ibirenge umugabo bita Pastor Steven. Reka noneho nkubwire imva n'imvano y'ino video ngusobanurire buri kimwe n'ukuntu byatangiye ndetse n'impamvu ino video yafashwe. Ndagira ngo noneho untize umwanya wicara utuze hanyuma ngusobanurire buri kimwe. Narakubwiye ngo hano niho honyine uzajya ukora ubusobanuro bwimbitse. Nta kindi bigusaba uretse kureba munsi y'ino video ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro nzajya nkomeza kugenda nkuzanira. Nge mugiye kubana muri iki ngiki Ishoboye Kizo ni K7 magazine. Ubundi ino video nubwo abantu batangiye kugenda bayisesengura uko biboneye ariko nyamara ibyo bagenda bavuga byose ntabwo ari ukuri. Ndagira noneho nkubwire ngewe ukuri kwa nyako kw'ino video. Ubundi uwitwa Steven ndetse na Pastor Mutesi bari baragiranye amasezerano. Uyu Steven yari yaremereye ibihumbi 4 by'idolari uwitwa Pastor Mutesi mu gihe cyose azaba yamuhuje n'Uwanyana Asia cyangwa se bakaba baryamana. Bivuze ko Pastor Mutesi we yari ari mu kazi ko gutsindira ibihumbi 4 by'idolari yari yemerewe na Pastor Steven. Uyu Steven ku nshuro ya mbere yagiye gusura uwitwa Mutesi. Igihe bari mu nzu ye arangije amubwira ati ngewe ndagira ngo uhamagare uwitwa Uwanyana Asia hanyuma ze agusure nkaho ari wowe waje kureba. Ariko nyamara bari bamaze kubipanga ko baryamana igihe Uwanyana Asia azaba ageze kwa Mutesi. Mutesi yaramuhamagaye amusanga mu rugo iwe. Mu kumusanga iwe yasanze Pastor Steven yamwiteguye. Ariko kubera ko nubundi bari basanzwe bavugana amagambo y'urukundo ntabwo yamwikanze cyane kubera ko yarasanzwe abizi ko aziranye na Mutesi. Ariko muri ako kanya mu gihe bari mu nzu uwitwa Mutesi byagombaga kuba ngombwa ko abahereje umwanya bakaganira nk'abantu basanzwe bakundana. Ariko uyu Steven we icyo ashakaga kwari ukumutura hasi. Ariko nk'uko tubizi Uwanyana ni umukozi w'Imana cyangwa se ni mama pasteur. Murabizi neza ko uyu Uwanyana ubundi umugabo wa gihari ntabwo yagaragaraga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ahubwo umuntu wamuraruye ni umuntu bita Pastor Mutesi. Kubera ko ubwo inzahu cyamaraga kwitaba Imana Mutesi yatangiye kwikuruza cyane hafi y'uwitwa Uwanyana Asia kugira ngo atangiye amukuremo akazi amuhuze n'abagabo hanyuma amwungukiremo. Nibwo rero Steven yabonye ko kumwigeza ari wenyine atabishobora hanyuma anyura kuri Pastor Mutesi amwemerera ibihumbi 4 by'idolari mu gihe cyose azaba yashoboye kuba yamutura hasi. Muri iyo nshuro ya mbere rero ubwo yamusangaga kwa Mutesi ntago byakunze ndetse baranaserereye cyane. Aramubwira ati ni gute umuntu turi gupanga iby'ubukwe ni gute tutakora urukundo. Uwanyana Asia aramubwira ati ntago byakunda ngewe nubaha Imana kandi magomba no kuyubahisha. Ntago ibyo bintu rero ndamutse mbikoze naba ngukunda urarindira nzakubera umugore. Ibyo byose ariko nubwo Uwanyana Asia akomezaga kugenda muca hirya no hino yabikoraga kubera ko atamukundaga. Ahubwo icyo yamushakagaho ni amafaranga yakomezaga kugenda muha. Ariko nanone kandi uyu nguyu Steven yatangaga amafaranga kugira ngo amureshye agatima hanyuma abone uko azamutura hasi. Kuri iyo nshuro ya mbere byaranze ndetse baranarakaranya cyane kugeza nubwo bagiye batandukana mu kuvugana kuri telefone. Ibyo byarakomeje biraba ngira ngo niyo majwi mwakomeje kugenda mwumva aho yakomezaga kugenda amubwira ko amuburira umwanya. Impamvu nuko Uwanyana Asia yari yaramuvumbuye ko icyo amushakaho nta kindi ari ukumutura hasi. Kandi hari n'abantu bagiye bamucira amarenga baramubwira ati uramugaba ikintu abashaka we ni ukwiturira hasi uzamugendere kure. Ariko kubera ko Uwanyana Asia we yari yaramuvumbuye ko atanga amafaranga ntago yagombaga guhita amwicaho ahubwo yagombaga kumutwaza gake gake nk'umuntu uri mu rukundo kugira ngo ya mafaranga akomeze yohereze. Mu majwi mwumvise mwumvaga ko hagati yabo bombi hagiyemo distance cyangwa se batagishobora kuba bavugana nk'uko basanzwe bari bavugana mbere. Impamvu nuko ku nshuro ya mbere yashatse kumwereka ko icyo ashaka ari ukuryamana hanyuma Uwanyana Asia we akamubwira ko ibyo ngibyo atari byo biza ku mwanya wa mbere. Ibyo byarakomeje nyuma biza kugera ku yindi ntera noneho aho Steven yavuze ati ntago nakongera kumuhamagara kwa Pastor Mutesi bishobora kuba ari byo byamuteye isoni bityo ntabohoke. Reka noneho mbijyana ahandi hantu aho turaza kuba turi twenyine hanyuma mufatirane mbe namutura hasi. Nibwo rero Steven yahise ajya muri apartment imwe iri mu mujyi wa Kigali ndikumva ngo ishobora kuba iri Remera. Amakuru ntago nyazi neza nimba ariho bari ariko icyumvikana cyo nuko bahuriye muri apartment imwe uyu Steven yaracumbitsemo.
kubera ko uyu mugabo we ni umudiaspora aba muri Amerika. Iyo aje mu Rwanda biba ngombwa ko afata icyumba cyangwa se afata inzu akaba acumbitsemo. Kuri iyi nshuro yahamagaye Uwanyana Asia aramubwira ati unsangire Remera niho ndaba ndi, uze unkandire ikirenge kubera ko naravunitse. Uyu Uwanyana Asia yagombaga kubikora kubera ko n'ubundi we yabikoraga nk'umuntu ukunda umuntu, ntabwo yagombaga kumuburira umwanya noneho kuri iyo nshuro kubera ko yaramukurikiyeho za miliyoni enye yamuguzaga. Ngira ngo mwumvise ikiganiro. Uwanyana Asia yahise agira amakenga, arangije abwira musaza we n'ubundi usanzwe umutwara mu modoka, abwira na murumuna we. Barangije bajya mu modoka baragenda. Ibyo ngibyo n'ubundi yabikoraga nk'intwaro kugira ngo noneho yongera abone uko acika Steven. Hanyuma Steven ubwo yari yicaye yagiye abona abantu batatu nibo baje kandi yahamagaye umuntu umwe. Yaratunguye cyane, ariko nanone ntiyashobora guhita byerekana. Nta kindi yakoze, yahise amubwira ati dore navunitse ikirenge, ndagira ngo nkandire nicyo naguhamagariye. Mu by'ukuri abangaba ntago bigeze bagirana ikiganiro cy'abantu bakundana, kubera abo bavandimwe uwitwa Uwanyana Asia yari yazanye. Hanyuma uyu mugabo we ikintu yari yitwaje ikirenge, ariko nyamara bishobora kuba atari cyo cyari cyavunitse, ahubwo yarashakaga kumutura hasi kubera ko ku nshuro ya mbere n'ubundi yamucitse. Uwanyana Asia aramubwira ati zana ndebe mbe nagukandira. Umugabo yarazanye ikirenge mu by'ukuri nk'umuntu wari umaze iminsi ari mu ndege atagenda n'amaguru, amaguru yari yabyimbye. Uwanyana Asia nta kindi yakoze, yaramubwira ati reka nzana amazi mbe nagukandira bibashe kubyimbuka. Umugabo nibwo yamugeretseho ukuguru, arangije Uwanyana Asia akora mu ndobo irimo amazi aramukandira gahoro gahoro. Uko yamukandiraga niko umugabo we mu bwonko bwe yatekerezaga kuba yaryamana na Mutesi. Nimba mwarebye neza aka video murabona ko ibice by'ubugabo cyangwa se inkoresho ye yari yahagurutse. Bivuze ko uyu mugabo ntabwo yari afite ububabare bw'ukuguru, ahubwo we yari intwaro yo kugira ngo ahamagare Uwanyana Asia, kubera ko uko yamukoragaho we yatekerezaga ibindi. Nibwo rero mwabonaga ubugabo bwe bwazamutse mu ikabutura, we yashakaga kwiturira hasi n'ubundi Uwanyana Asia. Ariko noneho kuri iyi nshuro nabwo ntabwo yashoboraga kuba yabigeraho, kubera ko Uwanyana Asia intwaro yari yazanye noneho yari yazanye abavandimwe be babiri bari bicaye hafi aho mu ntebe yari ari hafi aho. Uyu mugabo nta kindi yakoze, yahise yegura telefone yari iri mu gatuza ke, arangije acana kamera mu buryo bw'ibanga. Nimba mureba neza aka video, telefone yari iri mu gatuza, arangije acana akamera uwitwa Uwanyana Asia mu gihe yari ari kumwoza ibirenge. Ibi ngibi yabikoraga kugira ngo aze kwereka uwitwa Pastor Mutesi, amwereke ko uyu mugore n'ubundi nanone yari yamusuye, noneho yamunaniye. Aya mavideo yarayafasha yohereza Pastor Mutesi, aramubwira ati urabona ko bya bihumbi 4 byawe noneho urabihombye. Ubwo bivuze ko rero akazi wari ufite kamaze kuba kapfa, ahubwo ikintu ugomba gukora wowe urashaka undi muntu umpereza, hanyuma ibihumbi 4 byawe mbe nabiguha. Nibwo rero uwitwa Mutesi noneho yahamagaye uwitwa Asia, aramubwira ati wowe ni gute ubeshya umuntu urukundo kandi ugamije kumurya amafaranga. Ibi ngibi byarakomeje ndetse bikomeza kugenda biba ikibazo, hanyuma biza kuvamo urwango hagati y'uwitwa Uwanyana Asia ndetse na Pastor Mutesi. Ibyo byose cyangwa se ibintu byose turi gukomeza kugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu uwitwa Steven yakomeje kugenda afata ubwo yabaga ari kumwe na Asia cyangwa se bagenda bavugana, hanyuma akaba ari kubihereza uwitwa Pastor Mutesi, amwereka ko akazi kapfuye bityo atarakwiye kuba yamwishyuza bya bihumbi 4. Ubwo yari ari kumusobanurira amubwira ati dore amajwi twavuganaga naya nta kintu ndageraho, ndetse akamwerekana video amubwira ati umunsi yari yansuye dore ibyo yari yibereyemo nta kintu twagezeho. Bivuze ngo abantu bari gukomeza bavuga ko aba ngaba baryamanye ntago byigeze bikunda, kubera ko ubwo Steven yabigeragezaga Uwanyana Asia yahitaga azana indi ntwaro. Kuri iyi nshuro noneho yari yazanye abavandimwe be babiri, musaza we umutwara mu modoka ndetse na murumuna we bita Esteri. Ndagira ngo noneho unyemerengane ku musozo w'iki kiganiro, ariko nkwibutsa kureba munsi no video ahantu handitse ijambo subscribe, hanyuma ukandeho kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bitandukanye. Ngiye mwumvaga kuri mikro ya Rikizo, iyi ni K7 magazine. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.